Kipe ya Rudaca rwabaye Rudaca ubundi abanyarwanda baravuga ngo urubanza rwagombye abakuru ubu noneho abantu barimo baraburana ku kintu bita just cause na without cause yataye amasezerano with just cause uru rubanza none rwabaye mate bro ndimo ndagena abanyamategeko bamanuye imiriro barimo barazana amategeko ya FIFA ati dore ku ngingo ya 5 atarimo just cause tumutoza ntabwo yahemba ati nta kintu na kimwe cyatuma umutoza abuzwa gutoza ati mu bintu byose agomba guhanishwa harimo kumvikana n'urundi ruhande bakaruhinda iki urumva ati harimo urumva kuba harimo n'indishyi ati uruhande amasezerano yo wayishe ati ugomba gutanga indishyi ati nta hantu na hamwe umutoza abuzwa gutoza kubera ko Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ejo ku itariki 3 kwibaruwa ifite nimero 497 akanyerezo Ferwafa 2026 subject bandikiraga bwana Mr Murenzi Abdallah president of association Rayon Sport subject request for issuance of coaching license coach Aringingo Christian Francis ufite ikarita imwemera gutoza 083/2026 Dear Mr President noze konomviri hejuru mu gake gabanya kakabedi usome neza ibaruwa we acknowledge receipt of your letter reference 043/2026 dated 2nd April 2026 requesting the issuance of a coaching license for coach Haringingo Francis Christian, who you indicated is currently under contract with Association Rayon Sport. Magambo make baragira bati twakiriye ibaruwa yanyu isaba ko twaha license cyangwa se ibyangombwa ku mutoza mwavuze ko ari umutoza wa Association Rayon Sport itwara Haringingo Francis ufite zira nimero ati rwose twarayibonye iyo baruwa. After careful review of your request as well as Kiyovu Sports Club request to withdraw registration of coach Haringingo Christian Francis, Ferwafa wishes to bring to your attention that coach Haringingo Francis Christian is currently involved in an unresolved contractual and administrative dispute with Kiyovu Sports Association. Ati nyuma yo kureba ubusabe bwanyu rwose twitonze cyane tukanareba ubusabe bwa Kiyovu Sport isaba ko ibyo gutanga ibyangombwa kuri mutoza Haringingo biba biretswe gutangwa ati turagira ngo tubamenyeshe ko coach Haringingo Christian Francis ubu tuvugana abaye ibyo kumuha ibyangombwa bibaye kubera ko hari ibibazo agifite na equipe ye bijyanye n'amasezerano yasinye dispute impaka zihari muri Kiyovu no mutoza dispute relates to the circumstances of his departure from Kiyovu Sport Association and remains pending resolution. Baravuga ati izi mpaka zishingiye ku kuba yaravuye mu ikipe ya Kiyovu Sport bitakurikira amategeko ati rero ati ibijyanye no kubibyangombwa remains pending resolutions biracyapending ngo ntabwo birafatwa umwanzuro in accordance with Article 28 paragraph 1 and 2 of Ferwafa regulations on the status and transfer of players, Ferwafa is unable to proceed with the issuance of the coaching license to coach Haringingo Francis Christian at this time. The issuance of the license shall remain suspended until the dispute between coach Haringingo Christian Francis and the Kiyovu Sports Association is fully and formally resolved. Baravuga bati dukurikije amategeko turebye muri article ya 28 igika cya mbere ndetse n'icya kabiri kireba amategeko n'amabwiriza ya Ferwafa kubijyanye no guhindura abakinnyi. Baravuga bati Ferwafa ntabwo ishoboye gukomeza ibijyanye no gutanga license ku mutoza Haringingo Christian
muri iki gihe kubera ko baravuga bati lisanse ye irakomeza imeze nk'isubitswe ifatiriwe cyangwa se basubitse mu bijyanye no kumuha iyi lisanse kubera ko bategereza igihe impaka ziri hagati ya coach Francis Haringingo ndetse na Kiyovu Sport zizakemurirwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ferwafa strongly encourages both Association Rayon Sports and Kiyovu Sports Association, together with Coach Haringingo Christian Francis, to engage in dialogue and seek an amicable resolution to this matter at the earliest opportunity. Babisoje neza cyane bavuga bati Ferwafa irakangurira ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Kiyovu habari kumwe n'uyu mutoza yitwa Haringingo kujya mu biganiro bigamije gushaka uburyo bakemura iki kibazo mu buryo bwa gishuti, mu buryo bw'amahoro, mu buryo bunyuze mu mucyo kugira ngo uyu mutoza rwose yemere gukomeza gutoza. Boni Mugabe arabashimira. Boni Mugabe washyize umukono ku masezerano, abareyo bakamanuka bagira batya. Ngenda ufata impande zose bro. Amabaruwa ku mpande zose. Amabaruwa hano naravuze ubuhuha byihore. Ibaruwa ni sawa. Umwe mu banyamategeko bisuzwe na Rayon Sport. Federasiyo igira akazi nka Ferwafa ku isi. Mu kwakira amabaruwa? Ferwafa. Baruwa League. Yani ikintu bituma abakozi ba Ferwafa bakwiye kubazamura imishahara. Ibaruwa. Kubera amabaruwa basubiza. Umuntu wakira n'ibibazo bakemura. Umuntu wakira amabaruwa abahuze cyane rwose. Umure wa mbere aragira ati iyi article se kwivuga abakinnyi abatoza bari. Ariko byo regulation kuri ahanga bavuze ngo ku mategeko bagendeyeho iri tegeko ingingo ya 28 mu gika cya mbere n'icya kabiri bavuga ngo status and transfer of players ati abakinnyi ne kubohereza abandi ba equipe no kujya mu yandi ba equipe ntago ari umutoza bashyizeho sinzi impamvu rero babijyanye babyise player kandi turi kuvuga umutoza. President David wa Kiyovu Sport ejo yaganirije itangazamakuru ashinja Rayon Sport guterura umutoza nk'uko bateruraga umukobwa wa kera. Umwe President Marubizi cyangwa se Marubizi ari mu Francis ibone no kweza ko umuntu atavugana n'umutoza wa Kiyovu Sport. Kuri tobe nta cyahindutse. Icyo tubona gusa nuko ashize iminsi yongeye ku 5 cyangwa ngo ataza mu kazi. Ibyo natwe twumvise byinshi twari kubyumva muri media rero abyo twari tuzi. Twari twasukana umuntu tumeranye neza, twavanye Rubavu tubanayo n'intsinzi, gahunda zikomeza kugenda kuvuga kuwa mbere iminota igera kuri 15 ndabifite hano kuri telefone ubaza mbwira ibyo bintu ndi kumva bijyanye no kujya muri sport kwe n'icyaramakana namwe ati President ye nta kibazo mfite bya media ntabwo babyitaho nta kibazo gihari nta kibazo gihe nabateze ubundi kuwa mbere ushize uyu mu bake hari icyakurikiyeho n'isaga mwumvise kohereza ibaruwa avuga ko asezeye ibyo bita mu gifaransa ngo asezeye mu buryo unilateral kuvuga ngo niyo wafashe icyemezo ko asezeye nta kindi abaza asobanura ibaruwa utuntu dutandukanye. Ubwo rero tuvuge ngo iyo namusubije icyo kibazo urabizi ubundi afashe amasezerano uruhande rwo rufite ibyo rugomba amini kamusinzi na Nyarwanda biri bungora ko rwa rufite droit uburenganzira ariko ufite n'ibyo gusaba obligation buri ruhande. Niho nawe muri contrat dufitanye yarafite obligation akagera n'ibyo nawe afite uburenganzira natwe umuntu kumeze. Ubwo rero nawe tuvuge ngo ibyo yaketse ko ari uburenganzira bwe si fine yarabikoze ariko natwe dufite ubundi burenganzira natwe nibwo twakoze kugeza ubu umukozi wacu nta kitwereka yuko atari umukozi wacu kuko yatse uburenganzira ariko dufite mu masezerano mwagiye mubona twagiranye nawe article ya 5 isobanura neza ko umuntu wese wamushaka avugisha Kiyovu ibindi bigakomeza. Ibyo ni byabaye we gusa mu mutwe y'ikiriho scenario
arayikora yumva ko bimunyuze ariko ntabwo abantu bakora amasezerano bakina baba bafite ibyo bagamije bafite ibyo bumvikanye so no umupira wacu rero ntabwo umuntu ashobora gukora ibyo yishakiye yaba twebwe nk'umukoresha yaba nawe nk'umukozi buri wese aba afite ibyo agomba kubahiriza rero tubuze iyo ngingo ya gatanu yonyine utagiye gushakisha n'ibindi ntabwo rwose umwemerera ibyo yakoze kuko biranditse niwe wabyisingiye abandi babimusingiye sibyo ubundi nta na bizinesi irimo yaragiye gusa ku mpamvu zitandukanye zimureba yishyiramo ibintu icyo tubona cyangwa nuko adakora akazi asiba akazi ibyo ni byo cyo muri process udufite icyo tugomba kumwandikira n'ibindi bikurikiye naho gusa ubundi amasezerano yamaze iki so nuko ntabisubiza ubundi twebwe hari ingingo ntabwo tumugira nabi twamubaniye neza kugira ngo umusara ahembwe imishahara ye n'undi mu bandi bakozi bose. Kiyovu Sport ati ni umukozi wacu utari muri reportinga mu kazi turacyamufata nk'umukozi wacu iyi interview mu kanya rwose ati ni gute umutoza aza akishyiriraho kugenda uko abonye atamenyesheje ikipe rwabaye urubanza rero rukomeye cyane urumva igihari nuko Rayon Sport uyu munsi ifite match na Gicumbi ariko bagira match bagira ntabwo ayitoza hari ingingo ari butoza iyi match hari ingingo interview ya mbere yahaye Wasiri umuvugizi media office wa Rayon Sport Wasiri baravuganye agera aramubaza ati se tuyiteguye gute match ya mbere yawe kwaramubaje ati match ya mbere yawe ubushize uri muri Rayon Sport ati ndibuka ko yari Gicumbi urona itsinda aramaze ati noneho iyi ngiyo buraza kwitsinda bati rwose byaba ari byiza nsinze match yanjye ya mbere muri Rayon Sport ariko Wasirasoza amubaza ati se urayitoza uko niko yamubajije ari nyinga ndayitoza nta kintu cyambangamira nta kintu cyambuza chance yo kwitoza nikabyita bati ndayitoza ariko birangiye atayitoje kubera ko nkuko rwose Boni Mugabe yamaze kumenyesha Rayon Sport ko hari ingingo ntabwo yari yahabwa ibyangombwa kubera ko hari impaka cyangwa se ibyo atarakemura muri Kiyovu Sport ngira ngo icyabaye kwizigira ku munsi twanyuze muri kontra hari ingingo ariko hari ibindi byagiye biba nyuma yaho umuntu yavuga ko byari bimeze nko kureba uburyo buri wese akina game ye kugira ngo bikunde hari ingingo bwa mbere na mbere avuga ati kubera ko Kiyovu hari imishahara itarama y'amezi abiri kandi nanjye nkaba nisigaje amezi abiri kuri kontra reka bihuriremo ariko abantu bamugira inama baramubwira bati rero ntabwo bihuriramo muri ubwo buryo kuko uba warasinye amasezerano avuga ati ahubwo njyewe reka ngura amasezerano yanjye uvuga ngo ntange amezi abiri ntakoze nyahe Kiyovu kubera ko yahembwaga miliyoni 2 afata miliyoni 4 azishyira kuri konti ya Kiyovu yumvaga aho birangiye uvuga ati nubwo nta bamenyesha mbere ko ngenda ariko byanze bikunda ntacyo babambaza mu gihe amezi abiri nagomba gutoza nayabasigiyemo yigendera ariko Kiyovu kubera ko idafite ikibazo cy'amafaranga wenda ari mu myaka ishize cyagiye Kiyovu gifite ibibazo by'amafaranga hari ubwo ari kubyihorera ndavuga bati nta kibazo cy'amafaranga dufite Kiyovu ahubwo yese fata izo miliyoni nyari ingingo yaratanze sinzi bari zo yafashe ariko Kiyovu nayo yafashe miliyoni 4 yashyira kuri konti ya ingingo kugira ngo imuhembe ya mishahara ye bya birarane iramuhembe nibyo President David wabonaga avuga na confidence ese yamuha avuga ati twara abahembye byatumye ahubwo n'abakinnyi n'abatoza bose muri Kiyovu uriya nta muntu n'umwe babifitiye ikirara kuko ejo bagiye gukina match batsinze buri wese rwose yahembye banza barabikoreye n'icyo kugira ngo ujye kureba usanga abantu bose barahembye ku buryo hari ingingo aramutse avuze ati bari bamfite ibirarane bahita bavuga ati hehe ko bigaragara ko wahembwe kandi uhemberwa rimwe n'abakinnyi ariko buriya Iberi nakwizigira amategeko ya FIFA na Ferwafa akunze gusa muri iki kintu akunze kubihuza ntago bikunze kunyurana iyo umukozi amaze amezi abiri adahembwa na ekipe ye ubwo turavuga umutoza ntago ikihutirwa ari ukwita sesa amasezerano akenshi wandikira ekipe
ikaguha iminsi 15. Biranditse muri Kiyovu Sport mu masezerano yegereye. Bamubwiye ko amategeko ya FIFA nikate. Yagomba gutanga iminsi 15. Wandikire bita preavis. Ikipe bashyira Ferwafa na FIFA baguha iminsi 15 kubibaruwa imaze gusubizwa niba wishyurwa cyangwa se hari ukundi kuntu mugiye gusesa amasezerano. Iyo bigenze gutyo nibwo umutoza aba yemerewe kuba yakandikira Ferwafa cyangwa FIFA ati kubera impamvu izi nizi ekipe yaranyambuye narayandikiye narayimenyesheje nshesha amasezerano. Ubwo nibwo buryo buri legal. Na amezi 3 bundi. Nabiri. Wemerewe gusesa amasezerano. Nabiri rwose. Yarageze. Ari consecutive. Ngo amezi abiri arangiye agomba yari afite uburenganzira bwo kwandika asesa amasezerano. Asaba gusesa amasezerano. Asaba umenyeshe equipe ngo nimwubahirize ibikubiye mu masezerano twagiranye baye iminsi 15 mu mwasekeye mu icyo kibazo mwe mwake mu icyo kibazo. Iyo kidakemuwe nibwo nanone uhita wandikira Ferwafa cyangwa se icyo gihe none wemera icyo bita termination wemerewe none icyo gihe y'iminsi 15 niyo baguhemba yarenze urababwira ati oya byararangiye nuko byagenze namaze kubarega ko konti igomba guseswa. Hari ingingo rero niba yarateruye akayashyira kuri konti mu mwanya wo kuyaterura akayashyira kuri konti ahubwo yari bwandi akandikira Kiyovu akabwira ati mbahaye iminsi 15 niba mundima amezi 2 mwe mwamaze kunyishyura cyangwa se mwamaye ibindi bisobanuro. Nyuma iminsi 15 yashira akaba ari bwandikira Ferwafa cyangwa se FIFA akababwira ati konti yanjye ndasaba ko iseswa muri ikipe kubera ko ikipe imaze amezi 2 itampemba. Sasa ubwo nibwo buryo bunyuze mu mucyo amategeko asaba. Ubwo buryo rya gatanu rya FIFA. Ubwo buryo iberi bwa terminating a contract with just cause for outstanding salaries. Just cause niyo ngiyo yo kuvuga ngo amezi 2 udahembwa. Iyo ni just cause yumvikana rwose mu mategeko. Navuga ngo rero icyo Kiyovu ivuga biri gutuma n'ubundi na lisansi ya hari ingingo idakorwa kugira ngo bamushyire muri reyo. Baravuga bati umukozi wacu yagiye mu biganiro n'indi kipe tutabizi bituma byangiza imikorere ye mu kazi. Bakavuga bati ntabwo mu mutwe yaragifokasinze ku kazi yasinyiye. Bikaba byatuma wenda akazi ke gapfa ikipe kitwara nabi. Hanyuma muri iyi minsi ishize iyi minsi hari ingingo atojereyo iki cyumweru bavuga ko yataye akazi muri Kiyovu Sport. Urumva ngo Kiyovu yamushije gutakaza bikaba byakangiza n'umundi imyitwarire myiza cyangwa se performance ya Kiyovu Sport bikaba byayikoma mu nkokora. Uri kumva nubwo bitatse ngo baravuga bati hari akazi umutoza yagomba kuba yarakoze atakoze. Umutoza nahoze mana mu nshingano bari bamuhaye agomba kuba atanga raporo y'imyitozo avuga uko ikipe ihagaze agapanga uburyo ikipe igomba kujya kuri match mbere byose nka manager w'ikipe head coach. Bakavuga bati ibyo byose rero byatumye dushyiraho undi mukozi ugomba kubikora kandi twahembye akaba ari n'amafaranga ngo bishyuza ngo yindishye nyine bavuga bati yangije akazi yataye akazi. Icyo kikaba kiraba abareyo rero bakaburana iki baravuga ngo nta hantu mu mategeko bigaragara ko umutoza agomba kwimwa lisansi. Nta hantu na hamwe ushobora kubona mu mategeko ushobora kubona iryo tegeko rivuga ngo umutoza ntabwo yemerewe guhabwa lisansi mu yindi kipe. Baravuga bati twebwe niba dufitanye ikibazo na Kiyovu Sport ni turege tuburane idutsinde cyangwa tuyitsinde ariko umutoza ntagomba kwimwa lisansi. Urumva kuko iyo yaza kuba ari umukinnyi baravuga bati niba mumwimye lisansi urubanza ngo mwaruciye ubwo n'umwa ngo twebwe muduhanye tutaburanye. Ariko rero nuko babyitiranya uretse uko bifata ariko lisansi bayimwe na system yo bita TMS transfer match system. Umva si mpamvu system none si baruwa ntago wayibonye bwana ibe bire bavuga ngo on hold uvuga ngo kumusabira lisansi kugira ngo lisansi ya hari ingingo ive muri Kiyovu ijya muri reyo. Kiyovu Sport igomba kubigiraho ijambo ko tuvuga ko ku munsi w'ejo Rayon Sport isaba Kiyovu Sport accepting cyangwa se declining. Niba rero Kiyovu iri gukanda decline ntabwo nuvuga ngo kabiri kwanga niyo mpamvu iri on hold. Nuvuga ngo Ferwafa iravuga iti Kiyovu Sport ntabwo iri kumurekura. Ubu ngubu ikikurikiyeho nuko mubaza impamvu itari kumurekura. Mu gihe itaramurekura ntabwo wamukorera lisansi ntabwo babyemera muri system ni system bikora. Urumva ahubwo ikigomba kubaho kano kakanyuma Bone yanditse avuga ngo turasaba amakipe yombi ndetse n'umutoza hari ingingo kujya muri amicable dialogue
kujya mu biganiro bigamije gukemura iki kibazo. Nuvuga ngo byose bishingiye ku biganiro bya hari ingingo na Kiyovu na Rayon kugira ngo muri systeme hari ingingo ave muri Kiyovu ajya muri Rayon. Ikintu nekereza Derard numva wowe wari uri muri sunga amategeko. Nje niyo nesunze. Nanjye amategeko niyo nemera. Gusa none murikije ibintu nabonye President David Atamangaza wa Kiyovu. Nakurikiza ibyo hari ingingo atangaza. Ibyitwa amicably resolution ntishoboka. Ibiganiro byo ku bya gishuti. Match amicale ntikunda. Match amicale. Ferwafa Kiyovu Sport Rayon Sport yandikiye Ferwafa isaba guhabwa lisansi ya haringingo. Yego. Kiyovu Sport yandika itambamira lisansi ya haringingo. Ferwafa yabaye ibishyize on hold. Ibihagaritse. Bihagaritse. So uko bimeze? Yego. Nuvuga ngo bafite ibaruwa. Niyo mpamvu abanye bandikira President Murenzi Abdallah. Kuko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 Rayon Sport yandikiye Ferwafa isaba lisansi ya haringingo Francis kugira ngo ayitoze nk'umutoza wayo. Ku itariki 3 Ferwafa yahagaritse gutanga lisansi kuri haringingo kuko hari ikipe yitwa Kiyovu yabitambamiye. Rero nkuko Boni yabisoje nako Ferwafa yabishoje kuko Boni hagararira urwego ku ngingo ibabwira ngo mwicare muganire. Ferwafa nibahamagare ibaganirize. Nawe ibintu byo vuga ngo bazahura baziganire ntibizakunda. Ko hari ingingo araheze inguna avuga ati giye uramatira gutoza ikipe nakishaka. Kiyovu ntabwo ishaka hari ingingo ayitoza. Urayibeshyera. Ntabwo ishaka ayitoza. Kare. Undi naso ntibanamwemerera. Icyo badashaka nuko agira ingingo nawe rero. Nawe nagishaka gutoza. Nta n'umushaka undi. Kwizigira rero. Kireka niba ari kindi wari. Urumva ikintu nari ngiye kuvuga. Ibi bintu birimo ikintu bita gahimano. Niyo mpamvu nyine nibidashoboka.